ni umusore ufite igikundiro, igitinyiro. Ni umusore bigaragara yuko ibyo akora abizi kandi abyumva. Muri we uzasanga kenshi adakunda gusesagura, kwirata no kwiyemera, ahubwo ni umusore ugaragaza ubumuntu n'urukundo muri we. Mu minsi ishize ubwo The Ben yamuhaga amahirwe yo kujya kuri stage, yakoze ibitarakorwa n'abantu. Nta kuntu wakiyumvisha yuko umuntu ugitangira uri kuzamuka, ugiye kuri stage bwa mbere, yakora ibitangaza bingana n'ibyo twabonye twese. Nta wundi uwo Rizagwira Florien, Yamano Samuraya wa boy. Reka tuvuge kuri Yamano. Nguhaye ikaze, ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe udukunda. Niba uri mushya, ibuka gukanda subscribe kugira ngo ube uwa mbere mu babona ibiganiro byacu byiza bya buri munsi tubategurira. Njye ndi Bikorimana Bernard, nguhaye ikaze. Uwo Rizagwira Florien benshi tumuzi nka Yamano. Ni umusore ukomoka muri Rusizi. Yamano, ubuzima bwe ntago bwari bworoshye na gato. Iyo tumubona benshi dushobora gutekereza ko ari umusore wakuriye mu buzima bwiza, imibereho myiza, akaba yarabayeho bitangaje kugeza ku rwego tumubonaho. Ariko niba ari kubitekereza uribeshya. Uyu Yamano mu gukura k'ubuzima bwe ni umusore wakuze akuriye mu buzima bw'uburibwe cyangwa se icyo twakwita nk'ubusharire. Avuka mu karere ka Rusizi, akaba yaraje i Kigali akurikiye ababyeyi be bari bamaze kwimukira Kigali, wagasigara Rusizi. Mu kwinjira mu mujyi wa Kigali yahuye n'ubuzima butandukanye, ariko ubuzima bw'uburibwe. Ariko twavuga yuko nkaho yari yinjiye mu mujyi wa Kigali, haribwo Imana yari itangiye kugenda izamura itara ry'urumuri rwe. Bivugwa yuko iyo aza kuguma za Rusizi, nubwo yari yifitemo impano, ariko byari kugorana yuko uyu munsi wa boy twari kuba tumuzi nk'uko tumuzi cyangwa se uko tumubona. Ubuzima yaciyemo twavuga ni ubuzima bw'uburibwe, ubuzima bw'agahinda, ubuzima bwo gucunaguzwa. Muri we nta munezero nta n'urukundo twavuga yuko yigeze ahura narwo. Uyu Yamano ni umusore umaze kubaka izina, igitinyiro mu mitwe yacu twese nk'Abanyarwanda n'isi muri rusange. Uyu Yamano nk'ubuzima twavuga yaciyemo butari bworoshye, naho yakoraga ikiyede. Twese turabizi ikiyede ni ubuzima ducamo bamwe na bamwe buba butoroshye, ariko uyu Yamano yaje kwihanganira ubu buribwe abucamo. Nimbivuga ibi ngibi, abazwi nk'abanyonzi cyangwa se abatwara amagare baraza kubyumva neza. Gukora ibirometero bitari bikeya uva mu mujyi wa Kigali ukinjira mu mujyi wa Nyamata, ubwo abanyonzi barabizi, barabyumva neza. Ariko uyu Yamano yavaga Kigali tu Nyamata ari ku igare, arimo ariga ashakisha ejo hazaza. Yamano mu kubaho k'ubuzima bwe bwose, aha naho yatanze ikiganiro avugwa yuko, akaza kuvuga neza yuko yaje gufungwa akurikiranyweho icyaha cya viole. Yamaze igihe kinini ari muri gereza, ariko uburibwe, aho yanaje gutangaza yuko umunsi papa we yamusuraga yashatse kwiyahura abinyujije kuri papa we, amubwira ati ahangaha haba imbeba nyinshi, byaba byiza unguriye ikinini nkagishyiraho hariya nkatega ziriya mbeba kugira ngo zijye zireka kundira ibigori. Nyamara gahunda yari afite muri we kwari ukwiyahura. Ariko uyu munsi navuga ijambo rimwe, ntabwo ushobora gupfa icyo Imana yakuvuzeho kitarasohora. Uko byagenda uko ariko kose cyangwa icyakorwa icyo ari cyo cyose,
ntabwo uzatambuka icyo Imana yakuvuzeho kitarasohora. Uku niko byagendekeye ya mpano. Ntabwo gahunda ze yari amaze gutegura cyangwa se gupulaninga zigeze zikunda, ahubwo ukuboko kw'Imana kwakomeje kubana nawe muri gereza kugeza ayisohotsemo, asohoka ari umwere. Ibyo yakekwagaho nko gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utari wujuje igihe cyangwa se ibizwi nka viole ntabwo byigeze bimuhama. Aha yanaje gutangaza yuko uyu mukobwa wamuregaga avuga yuko yamukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina, byaje kugaragara yuko yari afite ubwandu bwa virusi itera sida, ariko ya mpano yari muzima. Uyu ya mpano tumuzi mu tubyiniriro twinshi nka Samuraya, Waboy n'andi mazina menshi, uwo rizagwira. Mu ndirimbo zitari nkeya amaze gukora twavugamo nka Si ibyanjye, Uwo rizagwira, Bucura niyo aherutse gushyira hanze ari kumwe na Papa Cyangwe yitwa Ngo. Uyu musore reka tumuvugeho gatoya. Ya mpano mu biganiro byinshi yagiye akora yagiye yerekana yuko ari umusore ufite ubunararibonye, gushikama ku cyo ashikamijeho umutima, akavuga yuko uwamuha amahirwe yo kugerageza yagerageza kandi agakora ibitandukanye n'ibyo abantu bamubonaho. Mu izamuka ry'uyu ya mpano ashobora kuba bikesha Murindahabi Irene, aho yari ari mu buzima butari bworoshye bwo gukora ikiyede. Aha niho yaje kubona umunyamakuru witwa Irene Murindahabi. Murindahabi amwandikira nimero ku rupapuro, aramubwira tuzamamagare. Uyu munsi uko tubona ya mpano bishoboka neza yuko ubufasha bwinshi yabuhawe na Irene Murindahabi. Mu makuru menshi arimo aragenda avugwa n'abatari bakeya, ya mpano ni umusore wagaragaje ubuhanga n'ubunararibonye ubwo The Ben yakoraga igitaramo muri BK Arena. Uyu ya mpano yari afite iminota igera kuri 5, ariko n'ababeshye uyu musore yaje gukora ibitabaho, akora amateka nk'umusore wari ugeze ku rubyiniro bwa mbere. Ya mpano yaje kwandika izina uyu munsi, byanatumye imbuga nyinshi nkoranyambaga zirimo ziramwiyambaza. Uyu munsi naho yari arimo aratanga ibiganiro kuri televiziyo Rwanda, ku maradiyo menshi atandukanye, ku mbuga nyinshi zitandukanye. Ya mpano yamaze kuba ya mpano. Birashoboka neza yuko ubuzima dukuriramo, imibereho tubaho ishaririye cyangwa se ubuzima ducamo, ntabwo bigomba kuduca intege, ahubwo tugomba guharanira gutera intambwe nka bya bindi Bibiliya ivuga ngo nutera intambwe imwe Imana izaza igusanganiza 99. Ya mpano aguha isomo, ya mpano ugira icyo umwigiraho wowe ukiri guca mu buzima bugoye, imibereho idafatika, wowe ukiri kwishakisha. Komeza ugerageze, nawe itara ryawe rizaka. Ariko Prophet Joshua yavuze ijambo rikomeye ati ya mpano ni umusore uzi ibyo akora arabizi. Ni umusore natangiye gukunda, ni umusore ufite ubuhanga n'ubunararibonye mu byo akora. Ati kandi ndumva ku mutima wanjye ngomba kumufasha. Ati ndimo ndamugenzura neza, birashoboka neza yuko ejo bundi yaba umuntu udasanzwe. Amahirwe menshi kuri ya mpano, ndetse nawe ukiri kwishakisha wumve yuko nawe umugisha wawe igihe kizagera nawe ukugane. Ndabashimiye, nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Njye nitwa Bikorimana Bernard, iyi ni B Bernard TV. Umwaka mushya muhire 2025, mukomeze kwakiramo ibisubizo by'ibibazo byanyu. Thanks.